Hello guys, iyi ni Shyazoo Trading. Uyu munsi turi kureba hamwe uburyo twakora iki backtest. Dugira iki dutestinga support na resistance strategy kuri gold. Iyi strategy twayitangiye mu kwa kangahe mu kwa gatandatu ku itariki 6 kugeza n'ubu ngubu turacyari kuyikora kuri 25 ariko tuzarangiza kuri zingahe 25 zo kwa karindwi kubera iki tuzayitestinga iminsi 40. So niba uzi gutera wadukurikirana tugera live stream yacu kuri Shyazoo Trading uhora ugira iki uyireba kuko buri gihe dukora London session cyangwa se New York session. London session tuyitangira saa 3 cyangwa se saa 4 kugeza saa 5. New York session niyo tuyitangira saa 8 cyangwa se saa 9 kugeza saa 10. So urumva rero kubana natwe ni iby'agaciro ukaza ukajya kuri live stream ukareba uburyo dukora iki strategy yacu cyangwa se twinjira isoko ryacu. Ni iminsi 40 turi ku munsi wa 14 urumva bigiye harabura twenda kujya mu cya kabiri. So guys nimba warashikanwe Menyesha ukora subscribe, like, share na comment, usharinga n'inshuti zawe. Ubundi dukomeze tugira iki dushaka strategy tuzadukoresha umunsi ku munsi kuri Shyazoo Trading ahangana mu buzima busanzwe tureko twazagera kure muri iyi game ya Forex Trading. Ciao ciao.